humura Yesu arabizi humura Yesu arakuzi humura byose arabizi Yesu wawe amenya byose akosha abantu muri kigiye agasubiza ayo mahirwe koko ya ahubwo noneho yago TV show dukunda ya ni gute hajyaho ibintu noneho turahari byubaka Imana yo kuduha umurima ngo ujye mu burya kubyarana n'umuntu nta gusapotinga birababaza na ya rejection ya societe koko kwa mugani bikaba impamo ntekeza ko wenda nka pasi ntaga gufatwa ku ngufu rwenda baramu beef kuko beef ibyara inzangano guhangana sabe ahantu ari niba unyumva ingagi nkuru igeze mu murwa nta handi barizwa ni muri Golden K Technology igicumbi cy'umwimerere wa electronica ni gorofa ryo hasi rya MPS Plaza kwa Makuza tugufitiye laptop zitandukanye kuva ku 200 harimo HPX 360 1030 zikoresha processor zigezweho za i5 na i7 MacBook M1 na M2 iPhone X kugeza kuri iPhone 15 Pro Max Google Pixel na Samsung zitandukanye kugera kuri S24 Ultra tunagufitiye speakers na headphones za JBL screen monitors smartphone gimbals phone covers n'ibindi byinshi uku niko gufata ku mavuta kabisa dukurikire kuri Instagram @goldenkTechnology wanaduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0788 Okay. Mumeze mute nizere ko mumeze neza ni ingagi nkuru mu murwayi basuhuza. Reka nongere bayikaze kuri fata ku mavuta clips ngira ngo murabibona uyu munsi tugiye kuba turi ku marembo y'ijuru akora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana yitwa Tonzi agataho mbere yuko tumwakira reka tubanze tunyarukire muri Golden K Technology kubirebana na telefone accessoires yazo amasaha ama computers niho hano honyine wasanga laptop zijyanye n'igihe ama monitors ariko nanone mbibutsa ko muri Golden K Technology kuri ubu ngubu turi gukora pre-orders za iPhone 16 niba uyikeneye dutume mu minsi mike yatukugezeho hanyuma reka mbaha ikaze abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba mu mujyi wa Kigali diaspora intara ya 6 y'u Rwanda uyu munsi turi ku marembo y'ijuru turi kumwe na Tonzi wow you know mugisha byatari amen wow. Tonzi wambaye neza cyane urakoze cyane usa neza kubera Imana aka makeup kari loki ni kakari keza bitari ibintu bijagaraye cyane yego hanyuma iwacu aho dusengera dufite indirimbo turirimba twakira abashyitsi ngo turabakiriye bashyitsi beza haleluya amwicare mugwe neza urakoze wow Tonzi n'umugisha kukwakira kuri fata ku mavuta clips impamvu ari umugisha turimo turiyubaka turacyari bashyashya biracyakomeye kubona abatumirwa bari kuri profile nk'iyo uhagaze ni high profile ariko fata haro watumira na profile yawe kangwa koko natwe n'umugisha kuba mwadutumiye cyane wow yes intoki zawe nazo ndabona ziriho utuntu twiza tumeze neza cyane cyubahiro tugiye Imana cyubahiro haleluya amen imyaka ibaye myinshi mu gakino ejo bundi wizihije cyangwa se washyize hanze album ya 9 respect ku kazi kose umaze kudutamo respect ku bantu bagukunda respect ku bahanzi bose bafite profile nk'iyo ufite Tonzi album ya 9 iri mu rugendo rw'imyaka ingahe ejo bundi nakire Davis D agiye kwizihiza imyaka 10 Makanyaga Bodori yuzihije imyaka 50 Masamba yakoze 30 Platini yakoze 15 Riderman na Bulldog ejo bundi badutayemo icyumba cy'amategeko ku myaka 15 bari muri game imyaka ibaye ingahe kuri Tonzi 30 irenga ya yewe data we konseri ya mbere nayikoze kandi mu buryo navuga ngo ngewe kariyeri nyitangira nari muto kuko konseri ya mbere nayikoze muri 1992 yishyuza ya no kuvuga ngo ntago ngewe niyizi ndi
umuziki ngufata nk'ibintu bisanzwe kuva nawe utangira umuziki ni wampaye buruse ku myaka nagiye muri secondaire nishyurwa kubera umuziki nagiye nkora umuziki nyine mu buryo navuga ngo Imana yawumpaye nk'impamba izamperekeza muri uru rugendo ntago umuziki nigeze nkukora njenjetse so navuga ngo ni imyaka 30 irenga mbishimira Imana rero izo album 9 ahubwo kuri njyewe navuga ngo ni nkeya nkurikije wenda nuko muri iki gihe wenda aribwo buryo gukora indirimbo byoroshye production ariko indirimbo Imana yaginkira ku mutima nkandika kuva ndi umwana ni nyinshi cyane ariko nabyo ndabishimira Imana kuko album 9 n'urugendo muri kariyeri yanjye kandi nshimira Imana kandi rwambereye umugisha mu mpande zose ari mu buryo bw'umwuka ari mu buryo bw'ibifatika ari mu buryo bwo kwiyubaka mu buryo bw'amarangamutima hose ndubakitse. Uherutse gushyira hanze amashusho y'indirimbo yawe yitwa Respect ari nayo witiriye album yawe ya 9 Respect ariko nanone album wakoze mu bihe bikomeye amezi 9 utwite Tonzi byari bimeze gute kuri coding album mu gihe unatwite? Ni rwa rugendo nyine ni rwa rugendo nk'umubyeyi nk'umukobwa twebwe ubusanga dufite challenges zitandukanye kuko hari igihe muri urwo rugendo rw'umuziki gusama n'umugisha ariko nanone ntago ubuze uko bizagenda kwa hari igihe urwara hari igihe ubuzima waba butoroshye ariko ndashima Imana nshoboje ako na album natangiye nkuriwe nari mu gihugu cy'Ububirigi ntangirana na producer Didier Touch mushimira cyane ariko Imana yaranshoboje muri ubwo burwayi nicaye na recordingaga nicaye na nyuma yo kubyara ndarwara ariko sinacika intege kuko burya kuririmberega n'ubuzima kuririmba n'umuti nanjye ubwanjye byagiye bimfasha ndashimana rero ko yanshoboje kuyisohora kandi nkakira byose bikagenda neza kugerana no kwishyira hanze mu buryo mwabonye Imana yanshoboje mu buryo budasanzwe biba byiza cyane umva byari byiza byari respect byiza cyane ndaza kubigarukaho cyane cyane kuri outfit kuri red carpet kuri sound kuri stage wow Alpha Entertainment yari yafashemo neza cyane turoza kubigarukaho na album ya 9 yitwa Respect izindi 8 zayibanjirije zitwa gute album yawe ya mbere recordinze ryari? Album yanjye ya mbere apart yo kuba naragiye ndirimba ku album agiye atandukanye y'amakorari iyanjye hatonze nayitangiye muri 2003 ariko isohoka muri 2008 yamaze imyaka 7 nayikoze imyaka 4 n'umuproducer umwe hanyuma irabura nyuma y'imyaka 4 ntibyari byoroshye ariko none mfata decision yo gukora igitaramo cya mbere ndatinyuka ndavuga nti rero ndabona bitoroshye ntago umuntu yaza ngo afunge umuhamagaro wanjye nkora igitaramo cya mbere muri 2007 cyabaye kinini cyane muri Mircoline ndabyibuka abantu bampa amafaranga abantu baruzura ku buryo nakoze album noneho ya 8 ya mbere muri 2008 noneho mfite amafaranga ameze neza narateze njya mu ruhengeri muri top 5 sai nayo ari studio ije kwa Patrick yamushimira cyane narahageze nafashe konje ku kazi aho nakoraga hanyuma njyayo mari ibyumweru 2 mva ndi muri lokale nyikora umuproducer mbere twakoranye nawe arankoshona Patrick aravuga tuyicara tujya inama dukora iki kuko mfite igihe gito kandi ngomba gukora album numva igihe cyose namaze ikabura noneho narinje noneho ndi determine mvuga nti mu byumweru 2 ngomba niyo konje mfite ku kazi hanyuma ajya muri Kongo anzanira witwa Junior nta kinyarwanda azaribwa kigera mu Rwanda ndavuga ntumva umuzayirwa kora ibizuru kora tugira nibihe byiza icyo nkundira Imana niyo album yitwa Humura yaje kuba nyiroshi yo n'indirimbo yitwa Humura ni Humura yabaye navuga kari identité yawe ni Imana yaranyomoye yaravuze ati to umva izi struggle zose zo muri kariyeri reka utangire neza izi struggle zose zo muri kariyeri reka utangire neza kariyeri yanjye solo nk'umuhanzi nkanjye yatangiye ari Humura Imana iti nampa izina nditonze Humura uko wabigenza kose kwizina ryanjye hongireho tonze Humura
Wow. Urumva ko rero n'urugendo rutoroshye byatari hanyuma aka kanya kugira ngo tujye ku marembo y'ijuru neza dushyira abantu mu mwuka. Tunaryinjire mari. Cyangwa se wa mungari turyinjire mu marembo hanze n'indi twigizemo twumve ko ryajwi rikiri ryari ndetse. Urashaka iyi ndirimbo? Ngiye bwanjye ku giti cyane nkafata ku mavuta nkunda humura. Wari n'umwana cyane icyo gihe uyumva. Cyane rwose niyo ndirimbo yatonze ngiye mfata nk'irangamuntu kabisa. Wow. Humura Yesu arabizi, humura Yesu arakuzi, humura byose arabizi, Yesu wawe amenya byose. Wow, hallelujah. Amen, amen. Tonze ufite ijwi ryiza. Murakoze cyane. Imyaka ibaye myinshi ijwi ryawe utararitakaza. Ejo bundi nazo mbona Celine Dion ari mu gahinda bati ijwi ryaragiye, arabanza inshuti yanjye bambwira ati fata muri iyi minsi ntago vuko yanjye imeze neza byatari. Umanaginga gute ijwi ryawe? Imyaka 30 irashize ijwi rikiri ryarindi. Cyafata umuntu wajyaho ngo yirarire tubona tubyuka tukabona burira no buntu bw'Imana. Kuko ubuzima nicyo cyambere Imana yaguhaye impano ntago navuga ngo ndagenda ngo gakora n'ubuntu bw'Imana kubyuka ukabona ubasha kuvuga kubyuka ukabona ubasha guhumeka kuririmba ukabona birakunda nkuko nyine nkuko wari ubivuze Celine yararwaye kandi ari umuntu w'ikirangirire ubuzima ni impano y'Imana nta wajya ngo avuge ngo ndya amagi nayo ushaka kuyarya kandi ugasa n'ubuntu bw'Imana. Okay. Tonzi ndashaka ko tuganira kuri woman empowerment cyane hanze hari ibiganiro by'abagore yaba gufatwa ku ngufu kwamburwa mu nsengero naho ngo burya ngo byarenze icya 10 byageze mu maturu mu nsengero bimeze gute ibi ubusambanyi itabi ngo mu byumba naho bimeze nabi. Urakoze kubaza ku kibazo cyiza nka women empowerment cyane cyane nk'umukobwa natangiye karere ndi umukobwa nza gushaka nabwo ndakomeza ku mwana w'umukobwa ntago biba byoroshye none iyo bigeze ku muziki ku muziki ho urumva no mu myumvire abantu bumvaga ko umukobwa uririmba ni ikirara nta kintu wavamo se warongorwa se cyangwa wakubaka uririmba ariko wenda hakabamo ako kantu kuvuga ngo iyo uririmbira Imana we ndatirista ariko natwe duhura n'intambara zitandukanye so nta hantu Satani atatera ibuye no mu nsengero habamo ibigeragezo ntabwo njye mvuga ngo urusengero n'umuntu abantu benshi bahitiranya na batima nk'inzu ariko ubundi urusengero rugira agaciro kubera abarurimo n'ibikorerwamo uko hari n'insengero tuvamo bagahita bashyiramo sale reception so ahantu habahori kubera Imana iri mu bantu rero navuga ngo naho biraba nanjye ibyo bintu byagiye bimbaho nk'umuntu utatekerezaga ko wenda yagutereta cyangwa se yashaka kuguhohotera ari umuntu ukijijwe muri kariyeri ariko ibyo byose ntekereza ko ntaho wabikwepera ni wowe ugomba kubaka izo ndangagaciro ukagira discipline ukamenya icyo ushaka mu buzima kugira ngo ubyirinde ariko ntaho umwanzi ataterera ko tubona abantu benshi yakubwira ngo nawe wotewe n'umuntu atekerezaga harabagiye batwarira madamu muri ibyo byumba ahantu hatandukanye icyambere nta hantu wavuga ngo aha hantu ntabwo Satani yahanterera ni wowe ugomba kwiyubaka ukamenya icyo ushaka ukamenya umuntu uje atari mu mugambi w'Imana ukamenya umuntu uje kugukura mu muhamagaro wawe ukabyirinda. Hari experience waba ufite hari ikintu cyaba cyarakubayeho mu rusengero gitandukanye nyine n'umwuka wera buriya fata si uyu muntu no yatewe n'abahe badayimoni buriya fata reka nkubwire buriya cyane iyo uzwi uri public figure ntago biba byoroshye na cyane ko namamaye nkiri muto ndirimbo mu makorali atandukanye ukaba ufite abafana batandukanye harimo nk'abantu udatekereza yuko bashaka nko kuza umuntu akaza aje nko kugutereta wenda ukavuga uti uyu muntu wenda ndi umukobwa ukabona nk'umuntu w'umupapa rwose Imana yamugutumye yampaye vuga ati si umuntu uko atangiye aje ari marayika burinzi akaba atangiye kuba marayika mu nkotozi anyways byambayeho ariko ndashimana yuko nyine kubera ya Mana ikagenda iguha kumenya ngo uyu muntu ntago afite intego nziza hari ukuntu umuntu aza agukunze ariko nyuma afite indi intention haba no muri production hari ukagera muri studio uzi kugiye kuri codinga ukabona producer
yakwiriyeho n'ibiki byose kumba ashaka kunaniza kumashaka muryamana ejo bundi Pasi yabigarutseho ubwo yavugaga ko wamukoreraga indirimbo mama we yari yaramumuhaye nk'umwe uzamufashiriza umukobwa bikagenda neza ariko we yavuze ati uwo muntu ikintu yaje gufasha mama n'ukundya amatura akavamo inda kanera inda twanabyarana akanyihakana muri studio ya producer bakwitendetse inshuro zingahe Tonzi harabagaragazaga ibimenyetso ariko ko nagiraga kuri icyo kintu nagiraga amahane n'ubu donc ndi umuntu wabaga nzi ko nyine ubwo kwa nagende byose abantu bavugaga background kuvuga ngo umwana w'umukobwa ni ibintu nitagaho cyane nkavuga ngo mana yanjye bitazambaho bakavuga ngo bitazambaho byarandinze cyane ku buryo nawe umuntu wabonaga ko akunaniza akakunaniza ariko ubona ko intention ari ukugira ngo nyine umushakishe ugire gute ibi byose rero byatumaga harimo idindira by the way ko ari nk'amafaranga nishyuraga nkayareka kubera ko hari umuntu ubona yuko ariyo intention afite project ikagenda cyane cyane ko twatangiye mbere urumva za studio zatangiye muri 2000 ya na ahantu hatoroshye ujya nko muri studio gasanga mana yanjye harimo abantu bari kunyweramo amatabi harimo ibiki byose umwana w'umukobwa rero hamwe no gusenga ndashimana yagiye bimfashamo kuko nagiye nziko aho hantu ngomba ebana umuntu yigeze agucomesha muri studio baracoma cyane mbe mucoma ndabizi bacoma hari n'ababigeragezaga bari nko kunywa akambwira ati to ngaho se ariko ntago byigeze kuko nge nabaga nzi icyo nshaka kandi nzi Imana nizera yagiye indinda ariko nanjye mbigize mu ruhari hanyuma mugenzi wa Oda Pasi nawe n'umwe mu bakobwa bamaze igihe kinini cyane muri showbiz yanavuze ko ibikomera afite akagombye kuba yarabishyize hanze mu myaka 15 ishize kuri ibyo ngibyo byo gufatwa nabi muri studio aho kumukorera indirimbo bakamurongora kugeza bamuteye inda aravuga ati ibyo bintu akagombye kuba narabivuze mu myaka 15 ishize ariko ndashimana ko kano kanya ari bw'ibikomere byanjye biri komoka Pasi wamubwira icyo uri ku ruhande rwe ibintu bimaze imyaka 15 yakagubigumanye cyangwa yakabishyize hanze ese wowe uyu munsi hari ikintu wumve ni time isa izagera nawe ugashyira hanze komoka ku mutima komora umutima karuhura umutima mugani wa Austin icyo nabivugaho Pasi hari abana benshi bagiye babigwamo ntago umuntu yababreminga harababizagamo ari batoya cyane cyane nk'umuntu ni nkuko wajya ku mwarimu wari uzi ko ari uri bugufashe akaguhemukira na cyane ko akenshi umuntu aza akubwira ko agukunda ntekeza ko wenda nka Pasi ntago ari gufatwa ku ngufu rwenda baramujijishije urumva agenda wizeye umuntu ko agukunda no muri za ntege namubwira ngo icyambere nuko inyenyeri muriho ntago yigeze izima mu buzima duhura n'ibintu byinshi biduca intege ariko nk'umukobwa wirwanyeho yarakiri mutoya namubwira ngo nakomeze satani ye kumwereka ibitaragenze neza cyane ngo bimuca intege Imana yaramurinze muri urwo rugendo hari n'abandi bana benshi bagiye babigwamo ariko nanone Imana irabarinda ntiyabikuyemo izindi ndwara wenda ntiyabikuyemo n'umukobwa ubona ko agihagaze marigre wenda yo gucika intege mu buryo bumwe burya kubyarana n'umuntu nta gusapotinga birababaza na ya rejection ya societe kuko wa mugani bikaba impamo buryo umuntu yaguteza iminsi bikaba birakomeretsa ariko ntabwo njya nkundi nkure muri Bibiliya ya wa mudamu ngira ngo nawe uri umukristo umudamu bigeze gushinja ko yaryamanaga n'abagabo kandi abamuteraga amabuye bose ari abamuriyeho amaturu urumva Imana nkunda ukuntu yo ntago iturebera muri mu ntege nke zacu ahubwo turebera mu cyo yaturemeye mu mbaraga so Pasi namubwira ngo reba imbaraga zikurimo uracyari umukobwa ushoboye kandi ushobotse aho wacitse intege n'abandi kandi babyumvireho hari n'abandi babivuyemo burundu batabashije guhangana n'ibyo duhura nabyo muri creative industry ni nayo mpamvu ubona abakobwa ari nabake by the way mu murimo no muri gospel hari abana baza tukaganira akavuga ati ntago narinzi ko kujya muri studio ari indirimbo y'iminota 3 kuri atubibona atarimo challenges nk'izi amajoro amafaranga menshi ibyo byose nagira ngo mbwira abana b'abakobwa atari na Pasi gusa ntihakagire umuntu uzimya inyenyeri yawe ikimana yagushyizemo gihagarareho ahubwo ushaka abantu bazima bakuzungurutse we kubaho uri umuntu wentimidwa cyangwa se ucibwa intege n'umuntu wataye umurongo
genda ufite intego uzi icyo ushaka ugiharanire ikiza cyose gishaka gukura mu muhamagaro wawe uhangane nacyo. Dufite igihugu cyiza, dufite ubuyobozi bwiza, dufite abantu beza muri societe babashije kwiyubaka, mwegera abantu mubona bazima bafite indangagaciro babashe kubafasha mu rugendo kuko ntago byoroshye ibishuko ni byinshi. Abana b'abakobwa mutinyuke, mukoresha impano zanyu kandi mwe kuba mwenyine, mwe guheranwa n'abantu. Nutangira kubona ugiye mu kigare, hari abana benshi bazubona bafite tara ariko ugasanga bagiye mu bigare bibajyana mu nzoga, bibajyana mu busambanyi, bibajyana mu ngeso zitarizo. Hamwe n'impano yawe niyo guhesha Imana icyubahiro, niyo kwiyubaka, niyo kwigira. Ntago ari ikintu kigomba kuza ngo kikwice, Satana kinyuremo kikwangize. Nibwo butumwa na pass ndetse n'abana bose b'abakobwa, we kwemerera ko umuntu azimye inyenyeri yawe, ntakagira ikibuza inyenyeri yawe kwaka. Yego. Tonzi, wakoze ibitaramo bikomeye twagiye tubigarukaho, za Serena warazujuje. Ejo bundi nabwo igitaramo cyawe cyagenze neza kuri album ya 9. Ariko aka kanya iyo urebye aho gospel igeze hejuru y'ibyo bintu byose. Gospel igeze ku rugero rw'uko noneho kano kanya iri kuzuza amastad. Dufata umuhanzi nka Krizo, ejo bundi yujuje arena ku mwaka umwe amaze muri game. Israel Mbonyi wamaze kujuza inshuro 2, ejo bundi yujuje stade yo muri Kenya, Ulinzi Stadium. Yakoze ibitaramo 2 muri Uganda bigenda neza. Kuri ubu ngubu n'ubundi umurimo w'Imana urakomeje, arajya Lesotho, arajya South Africa. Ubona gospel na secular music aka kanya ni ikihe kintu kiri on top, yaba ku mafaranga, yaba kuri hit, yaba no ku butumwa? Abahanzi ba gospel n'abahanzi ba secular mubanye gute, bimeze bite? Murakoze. Ngiye ikintu nkundira Imana, ntago ubuhanzi bugira imipaka. Hari ibintu bizanwa na industry byo kuvuga ngo abahanzi muri gospel, abahanzi muri secular, ariko umuziki wo burya ubwawo nta mupaka ugira. Kuko indirimbo Imana iguhaye inspiration izije kubaka abantu b'Imana. Aruririmba gospel azana indirimbo nko kuyizana ikumvwa n'umuntu utazi. Icyo kintu nicyo nkundira Imana. Ntago ngiye nkunda kumva ko hagomba kuvuga ngo aba bantu ngo nabahangwa, twese turi abanyarwanda, twese turi abana b'Imana. Ukora ibyiza, jambo nyaravuga ngo nukora ibyiza uzemerwa. Hari ibintu byagiye bituma abahanzi bagira inzitizi cyane cyane muri gospel. No mu bintu byatumye abahanzi badindira cyane harimo icyo kintu cy'amakaritsiye cyo kuvuga ngo umuntu asengera aha, uyu ni wahangaha, none ugasanga umuhanzi niba adashyigikiwe mu gisata bamwe ugasanga cyase mu idina bamwe cyangwa icyo ugasanga aradindiye. Niyo mpamvu usanga hari abahanzi benshi bagize amazina manini ari ugasanga barakennye. Ariko ubu ngubu urabona ko imyumvire igenda ihinduka. Iyo tubona umuhanzi nk'uko bivuze nka Mbonyi cyangwa se Krizo cyase ngakora igitaramo cyase n'ibindi bitaramo ukabona biritabirwa, si ikindi nuko abantu bamaze gufunguka. Iyo umuntu yakunze igihangano araza. N'abasekira kandi turabafite ba Melody, turabafite ejo bundi icyumba cy'amategeko, dufite hehe. Turashaka ko umunyarwanda ashyigikirwa nk'umunyarwanda. Niba akora neza, atari kuvuga ngo niba uri umukristo ukabukunda. None se indirimbo z'aba The Ben cyane abande ntituzikoresha mu makwe se, ntituzikoresha se ahantu hatandukanye. Kuba ari umunyarwanda akora neza ntago bigomba kundimita kumukunda cyangwa kuvuga ngo nuko tudasengera hamwe. Ijambo yavuga ngo umuntu nakora neza akwiye kwemerwa kandi ibyo akora tukabishyigikira cyane. The Ben, Bruce Melody urahitamo nde? Bombi. Why bombi? Ni ikizamu uragomba guhitamo umwe? Ni choix multiple tons. Bombi wabonye 0 urahitamo umwe? Buri wese n'umwihariko. Ngiye nemera ko umuntu wese n'umwihariko. Umwihariko wa The Ben, umwihariko wa Melody? N'abarimbyi beza kandi bakora neza kandi bakunzwe bakomerezaho, uko bose n'itafari muri industry yacu y'abanyarwanda. Okay. Buri wese ndamukunda ku giti cye, ni umuhanga kandi akora neza, nibakomerezaho. Uko iyo bazamuye ibendera twese nk'abanyarwanda bidutera ishema. The Ben, Bruce Melody, indirimbo uzi muri bo ni iyi? Ni nyinshi. Akinyuma wayoberwa se ko muyivuga ko mwazi dutwize. Turazumva ariko izo nkunda cyane ni nyinshi. Nka Melody nkunda indirimbo ye nk'iyindi ejo bundi yakoranye na Bwiza cyane, n'indi mu mutwe cyane, Ogera. Ni nziza cyane.
tonzi n'indirimbo uzi ya Sekira Music y'umuhanzi uririmba uyu muziki wacu usanzwe twebwe twita umuziki w'isi ku buryo wayimenya ukayifata ukaba uzi no kuyiririmba ha yose se oya nano ntago wamenya niyo wayimenya yose ariko ntago twayiririmba yose ni sampling hari indirimbo nakunze cyane njya nkunda no kwirimbira umugabo wanjye wow ya Melanie hari indirimbo ivuga ngo mu mazina y'urukundo wambwiye ndacyasoma ibitabo na research gusa mpore nkwise mon amour wow reka duhite dusuza Alpha aho yibereye afite inzu ifasha abahanzi itegura ibitaramo yitwa Alpha Entertainment byaciye mu zenzira kugira ngo we na Alpha mwisange muri gukundana hakavamo bukwe hakavamo rugo nonaha ruhiriwe rurimo umugisha rugendwa byaciye mu zenzira famwahure mu rusengero twahuriye ku ishuri okay yaragushutse akufatiranye n'akanyeshuri oya yari umufana pe urabona mu bigo by'Abadventiste ari ukuntu twatangiraga isabato turirimba mu makorari Maranatha so yari mu bantu babafana banjye cyane ku ishuri wa muntu uza akakubwira tumva uririmba neza pe cyane tangiye yari umufana pe n'amashuri asoje akambwira tumva ahantu muzaririmba hose ujye umbwira nzinanirwa ariko ngenza umva ngomba kuzajya nza urabona babafana bisiga amarangi nuko byatangiye biguma gutyo tuba inshuti turahuza afite umukopine we nanjye nifite umukope wanjye tugahura tugahana censi ariko nyine ahantu naririmbye abagombaga kuba hari imbere cyane umunsi wa mbere Alpha kubwira ko agukunda ryari yabicishije mu zenzira abanshi baci inyuma yabimbwiraga muri brage kuko yabanje kuba inshuti yanjye cyane yabimbwiraga muri brage ambwira ati mva ndakwemera takwaze tugakundana kuko ambwira igenda abana byatangiye ari brage ariko nyine tugenda tuba inshuti duhuza cyane biza kurangira twisanga twakundanye yego bisanga n'ubukwe bwaje imyaka ibaye ingahe mu bana 14 niyo challenge y'abantu babiri babana bose baba muri creative industry urugero rwiza rwawe na Alpha urugero rwiza rwawe rwa Knowless Butera na Clement ni zimwe muri couple zimaranye igihe kandi zitari zagaragaza ikibazo na kimwe hano muri creative industry ibanga ni irihe bura nta kintu cyiza ahubwo ndabanza mvuge ibyiza byabyo nta kintu cyiza nko kubana n'abantu n'umuntu muhuje umuhamagaro mwumva ibintu kimwe bituma mukorera hamwe mwumva ibintu kimwe pe challenges muba muzumva na cyane noneho nk'umukobwa nko kuvuze Knowless na Clement nanjye na Alpha iyo noneho uri umukobwa cyari umudamu ibintu byo gukorera umuziki cyane judgment ziba ari nyinshi ariko noneho ko umugabo wawe aba abibamo abyumva critique ibyo byose ababizi hari n'ibintu bakuvugaho we akabazi ko mwari muri kumwe cyangwa se donc ababyumva kenshi mu kazi muri kumwe bya bitaramo ya majoro bya bigare mu studio byose ababizi iyo rero umuntu muri kumwe ari we uguherekeje biroroha challenges ikintu kigoye kiba kirimo nuko mwese nyine muri busy bisaba ngo mugire umwanya wanyu mumenye gutandukanya kapo mumenye gutandukanya n'akazi kuko buriya abantu benshi iyo mukorana hari igihe mwazishuduka ari bro na sisi iyo mwatangiye kuba mu kivandimwe irifo kwibuka ko mugomba guterana n'imitoma buriya umuntu mukorana cyane mu kazi hari igihe mushiduka mwabaye bro bigomba rero ko mugira cya kintu cyo kumenya ngo hari igihe cya romance hari igihe cy'umugabo n'umugore hari igihe cy'akazi hari igihe cya kariyeri buri kintu cyose ukacyita izina kandi ukakibamo neza yego cyane rwose apana ibintu byo kujya mu kazi kumva ngo yagusohokanye agomba kwibuka ko agomba kugutwara hari inkuru yigeze kuvugwaho ku buryo umugabo wawe byamuteye ikibazo twebwe dukora inkuru
my sister dukora inkuru hari inkuru dukora ngira imana nta nkuru murakora nukuri ngira imana ntago biraba ntago izagiye zivugwa nizisanzwe za religion nka kuriya nabaye umujaje nkavugwa cyane ahubwo we yabibonagamo nk'ubujiji kubona nyine umuntu aba critique ari kwiyubaka twaganiriye byinshi ariko nanone bavuze ko turi mu ijuru twarigezemo mu imbere twongere twibutsa abantu ijwi rya Tonzi ibyo tumaze kuganira none indirimbo ugiye kuduhitiramo ugiye kudusamporingaho mu ndirimbo za cyane nyinshi usebura ntabwo ujye uzibagirwa ahubwo ntabwo ni nko kwibagirwa umwana wawe ntabwo wakwibagirwa indirimbo indirimbo aba ari yose iba ifite umwihariko ariko se ni nyinshi cyane fata mbwira nkuri imbere reka turi imbere respect cyane respect I salute respect you Oluwa my God you deserve much respect you respect I salute you respect you Oluwa my God you deserve much respect you oh my God I'm shining for your glory I'm a blessing what can I offer you Yahweh you are so good to me wow respect ni indirimbo iri kuri album ya 9 nayo yitwa respect ya Tonzi tujya tubona abahanzi basanzwe barahura bagahuza umugambi ukajya kubona ukabona Bruce Melody na Juno Kizigenza na Kenny Solo badukubisa ikinyafu ejo bundi ukabona The Ben na Element na Kevin Kade badukubise sikosa imikoranire y'abahanzi ba gospel ko nayo mba mbona nyikemanga akano kanya twakagombye kuba dufite nk'igihit cya Tonzi na Israel Mbonyi cyangwa se Israel Mbonyi na Krizo cyangwa se wowe n'undi muntu wahatari muri gospel imikoranire yanyu ko mbona igenda bigura intege buriya se nta ndirimbo wabonye ko muba musengana oya ntabwo nabonye All Star ariko ni ubwo ngubwo niho nashakaga ko duhita twenikeza no kuri iriya ndirimbo ntese ntiwayibonye ntese ntabwo ujya ubona ntabonye Mbonyi na Adrien buriya no kuri album yanjye hari indirimbo nakoranye n'abahanzi barenga 14 hariyo nakoranye ziriho keretse niba ahubwo wavuga uti ndashaka ukorane na kana ariko turakorana vraiment turakorana pe Mbonyi muravugana cyane vraiment okay mu gahunda se mudufitiye nizi muga Imana nibishima tuzayiza muri gospel rero bibera ikibazo nuko bitagiraga Imana nibishima none siragira ngo bigende gute tubisengere se oya nta mpamvu yo kubisengera ikintu kigira igihe cyacyo ni cyo kintu Mbonyi afite kidasanzwe ubona kimaze kumuha kumugeza nk'ahageze cyane ko rwose gospel kano kanya ngiyewe nk'umuntu uba muri bino bintu sinatinya kuvuga ko irayoboye pe urebye buriya mu busesenguzi nkora abushingiye ku mibare n'ibimenyetso urebye statistique ibitaramo abanzi ba gospel bakora indirimbo zabo uburyo zirebwa yaba kuri Spotify yaba kuri YouTube imibare iri hejuru bya hatari Mbonyi umubona gute wowe mu maso yawe urakoze ni umuhanzi mwiza ngenda banza nsubize kuri ikintu ni igihe cy'umuntu kiba cyageze Imana ikamukoresha mu gihe buriya njya nkunda kuvuga ngo nta muntu w'umuhanga ku gihe w'igihe ngo avuge kuko umuntu wese azi uburyo akora hiti nta n'uwakavunitse uzi ngo ndakora iki ni igihe cy'umuntu Imana ibizanye muri icyo gihe ikamublessinga ikamukoresha bitewe n'impamvu naho ugiye kuvuga ngo abahanzi bagiye babaho Barishari Ngendahayo ba Alex Dusabe buri muntu wese agira igihe n'igihe cyambonye cyo kuba ari we uri hejuru tukabishimira Imana kuko biradushimisha twese nishema kwa dufite umuhanzi ufite Imana iri gukoresha iby'ubutwari ubasha kuba isi imuhanze amaso navuga ngo ni inyenyeri nishema ryacu twese ariko iyo abantu bagiye kuvuga ngo bigenda gutya ngo iyo umuntu ngo yapanze yawe ubwo se kuko navuga ngo ibintu by'Imana nta muhanga wabyo ni igihe nk'uko umuntu akavuka njya nkunda kuvuga ngo uyu muhamagaro ni nk'uko abana bavuka ku mubyeyi umwana umwe akazasanga yaravutse mu gihe hari crise hakaza bundi uvutse wabo baraguye ku kirombe undi akavukira muri berceau undi akavuka amashuri meza yaraje undi akavuka turi mu midugudu so no mu muhamagaro
hari umuntu uzari igihe nyine ibintu byose bisetinze neza nkuko nyine hari ama opportunité abantu nk'ubu hari abantu basigaye bazi akamaro k'imbuga nkoranyambaga hari gukorera muri team management ibyo byose rero ni igihe ni igihe reka tumwifurize gukomeza kuryoherwa n'igihe harimo hanyuma se nta mashyari nta marozi nta kata yirinde cyane kuko twebwe hano munsi yacu isanzwe abahanzi usanga barira ngo nakoze indirimbo ngo abantu barandoga abandi banyifuriza gupfa abandi bantega abakobwa iwanyu bimeze bite iwacu he muri gospel ahantu hose nibyo nakubwiye nta hantu waba satana atatera imyambi nta hantu hataba inzangano nta hantu hataba amashyari no muri gospel bibamo uba ugomba kwirinda nyine mwuka wera akakuyobora ukamenya yuko abagukomera amashyi bose ntago ariko baba bakwifuriza neza Imana ikaguha wa mwuka wa discernement ukamenya nyine igihe urimo ukamenya kurinda amavuta ukamenya kurinda impano zawe mbese nyine ukamenya kwirinda kuko na Yesu umwana w'Imana utarakoze icyaha nawe bamugeze imigeri nkaswe noneho burya iyo uri public figure aho abari igihe cyo gusenga cyane kuko uko Imana ikurushaho kukuzamura ni nako na Satani aba ari aho hafi kugira ngo agutemo so rero ari amarozi ari amashyari ibyo byose Satani ntaho yagiye biba bisaba rero ngo ube usenge wirinde bwa bwenge Imana iguha washe kubukoresha mu gihe cyawe kugira ngo utazagwa mu mitego nk'iyo n'abandi bagenda bagwamo atonze hari uburozi se wowe bigeze bagutega hari inshuro waba wararozwe waruvuze ati niby'amavuta y'umuntu yasizwe amavuta nanjye nitwa fata ku mavuta birahurira he n'izina ryanjye amavuta yo mu rusengero nafata ku mavuta ibyo ntibyabura buri uburozi abantu benshi bazi ko ari ubwo mu biryo ariko hari uburozi bw'amagambo mabi hari uburozi bwo kurwanywa hari uburozi ibyo ntago bibura uba ugomba kumenya yuko nyine Satani ntabwo aba yishimiye inyenyeri ikuriho ugomba guhatana ukamenya ninde Satani ari gukoresha muri iki gihe ese uyu muntu uje mu buzima bwanjye niki kimuzanye hari n'abazana amarozi y'ibyiza ukamenya yuko izo ndabyo agishaka guhuramo n'ikintu n'ikibombe Imana nyine iraguhishura ikamenya yuko ntabwo Satani aba yishimiye yuko inyenyeri kuriho yaka nanjye ibyo byagiye bimbaho hamwe abantu bagira ishyari nyine bakakugirira ishyari bagashaka kugutamo ariko Imana ikagenda ica inzira ibyo byose rero nk'umuhanzi ntago byabura hanyuma amavuta wavugaga nayo kurya nifata ku mavuta bimeze bite na amavuta y'Imana amavuta mu buryo bw'umwuka ni softness ni ibintu Imana ni wa mwuka wera ni za mpano ni byantu byoroshya bikorohera mu muhamagaro ubasha gukoresha kugira ngo ubashe kugira ugende imodoka idafite amavuta izana umugezi so ya mavuta rero ava mu gusenga ya mavuta ava mu gusabana n'Imana ni terime nyine ikoreshwa amavuta ni sinye iri prophetique yo koroshya yo kurabagirana rero ayo mavuta y'Imana ku muhanzi abakenewe ariko aturuka mu gusenga aturuka mu gusabana n'Imana aturuka mu ndangagaciro aturuka muri ibyo byose bituma mu rugendo byoroha abahanzi bakora indirimbo zisanzwe zitari indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana byaca mu buhe buryo muhenzira kugira ngo tonze abahe korabo yewe ndazitanga ntawe yinsabye ngo nyimwime kuko ndi umuhanzi apati yo gukora gospel kuri wenda za ndirimbo ziri related ku Mana ariko n'indirimbo zubaka ikiremwa muntu ndaziririmba harimo izo kwibuka harimo zo kwibohora harimo izikangurira abanyarwanda nagiye ndirimba mu ndirimbo zitandukanye zirwanya malaria amapiblisite atandukanye so ndi umuntu nemera yuko ni nkuko nyine nuko buri akuririmba nuko biba byagiye mu melody ariko bura natwe ikiganiro tugikubisemo beat cyahita kibasekera sibyo indirimbo y'ubukwe indirimbo zubaka ni ibintu nkunda cyane so nabari abahanzi nabo akazi baba bakora nakazi nk'akandi kose kuko umuntu aba comptable ahubwo mu kazi ukora ibintu ukora uba wabitekerejeho ni ibintu biza gutuma ikiremwa muntu kirushaho kuba cyiza kigira umusaruro kuko twese muri ubu buzima turuzuzanya hari impamvu Imana ituma umuntu agira indirimbo urabona nka Theo bose babireba indirimbo ze mva babantu nyine baba bacitse intege ni indirimbo ikuboosting aravuga ati hari igihe mu kigeragezo aragusanga akakwereka ko ikigeragezo
urumva ni umuhamagaro we. Hari n'undi nka King James indirimbo ze z'urukundo mu bukwe ahantu hose zijyamo kumva ni wow. Hari undi wahamagariwe indirimbo zimeze gute, ikibi ni ya message yica iroga isebanya, ariko ibintu biri rusange mu bantu Imana irabyemera. Yego Tonzi, ubwa mbere turirimbiye Humura, nari nakubwiye ko ariyo ndirimbo ngewe nkunda ngusaba kuyiririmba. Bwa kabiri turirimbye indirimbo nanone twashyize hanze yitwa Respect, ariko wowe nk'umuhanzi hari igihangano ufite uvuga ati mfitanye amateka nayo, iyi ndirimbo ndayikunda by'umwihariko. Cyane nyinshi Imana we ose waba ungerageje, harimo Ushimwe nayo yakunzwe cyane, harimo Sijya Muvako, harimo Wambireye Imana, harimo Ni Kwani, mva ni nyinshi cyane, ariko nk'iyi minsi indirimbo indimo Umukiza vraiment. Imana uyu mwaka mbere y'Umukiza. Umukiza ni nayo ndirimbo nshyashya by the way nabazaniye, izaba iri kuri album yanjye ya 10. Yani indirimbo nashyize hanze ku isabukuru yanjye. Kuko no muhigo nahigiye Imana ko uko inshoboje kuba muri ya minsi 365 nzajya nyiha indirimbo. Umukiza rero imeze gute? Mukiza ntago yumvise fata ngenda yiza, ariko abadukurikiye tuyibatemo. Ni indirimbo, ni poeme numvaga naha Imana yarankijije, nararwaye irankiza, hari ibintu byari kumitana, Imana yandinze, nabonye Imana nk'umukiza. Muri ya mazina yose Imana yitwa, Imana ishobora byose, Imana ihoraho, uyu mwaka Imana mbere umukiza pe, nayibonye nk'umukiza, rya zina riraza ribramanuka riba umukiza pe. Yani indirimbo batuye mwese abantu bizera ko Imana ari umukiza, kandi Imana ibabera umukiza, waba urwaye Imana ikubera umukiza, waba ufite crise Imana ikubera umukiza, waba hari icyo ushaka kugeraho Imana ikubera umukiza. Ni indirimbo rero ya poeme, ndi umwanditsi nanjye w'indirimbo, ariko ni poeme nanditse, ariko numva nkeneyemo touche y'undi muntu. Negera umuvandimwe Dani Vumbi, uramuzi, ni umuhanga cyane mu kwandika. Ndamwereka ndambwira nshaka indirimbo irimo poeme, ndayimwereka ishima Imana, ivuga ukuntu Imana ihambaye, ivuga ukuntu Imana mbarumva nabuze icyo nyiha, nayitura iki. Arambwira ati bindekere. So Dani aragenda arayikora, akora ubugororangingo. Abugororangingo, terime nziza cyane. Akora ubugororangingo na beat, ndamubwira ukuntu nshaka indirimbo nyine wumva iri buje, ariko nanone donc ya poeme wumva umuntu wese ashaka kuyumvamo, ari umwana ari umuntu, ya poeme nyine wabwira Imana. Ndamushimira ko yabyumvishe kandi akabikora neza, nka Alpha Entertainment turabishima. Niyo rero ndirimbo Mukiza mwabonye iri hanze. Twatwumvishije hose ku Mukiza. Ni indirimbo ivuga ngo mbuzi icyo mvuga, Mukiza ibyo ukora, sinabona icyo nkwishyura. Mukiza ibyo ukora, sinabona icyo nkwishyura. Wow, ngaye nguko turi kumwe na Tonzi, turi kuri Fata ku Mavuta Clips, dukomeje kugirana ibihe byiza. Hanyuma nkwibutsa ko hano ni waba ibitekerezo bidakuraho iby'abandi, nawe ushobora kujya muri comment section ugaterekaho igitekerezo cyawe, icyifuzo, ikibazo waba ushaka kubaza Fata cyangwa umutumirwa wacu uyu munsi. Ibyo byose turabyemera. Hanyuma ku mbuga nkoranyambaga byacitse Tonzi, ndashaka kureba ko ujya ufata n'umwanya wawe ukareba bimwe biri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga. Mushiti wawe yago bimeze nabi, mu minsi ishize najyaga mbona mukorana ibiganiro rwose muri mu mwuka. Aka kanya Big Energy we abayobozi baravuga ati nudutsiko utwo dutsiko nitudushaka, yago nawe tabona abafana banjye hanze, naho abantu bakavuga ati nubundi yagavuga ibyanyabyo, urwangano rumeze nabo, burozi bumeze nabi muri showbiz. Ibyo byose wowe urabivuga iki? Comment yawe ni iyihe? Urakoze. Ikintu cyambere ndavuga ku bantu babiri, mbajije kuri yago ndavuga na Sabe. N'abanyarwanda, n'abantu dukunda kandi twakunze, bagize impact muri izi mbuga nkoranyambaga, mu kubaka abahanzi. Yago twarakoranye igihe kinini, ariko kuva kuri radio na TV10, ni umuntu uri talented. Buriya nibyo navugaga ngo rinda inyenyeri ikuriho, kuko Satani ashaka guca muri strategy kugira ngo akwibe, kuko muri Yohana 10 bavuga ngo Satani yaje kwica, kwiba no kurimbura. Buriya rero Satani hari ashaka kwiba cyangwa kuvunjira kugira ngo utakaze focus, kugira ngo mbese nyine akuvane mu muhamagaro wawe. Bose ari Sabe ari byago yagize, siwe wa mbere, sinawe wa nyuma, ahubwo ikintu cyambere ikibazo kije abantu bagihanduringa gute. Nta byacitse nuko izi mbuga
zishyushye ibintu ariko nanone ikintu cya mbere ni ukumenya ko twese turakosa ikintu cya mbere ni ukwemera ko wakosheje ugasaba imbabazi ukajya mu murongo mwiza kuko buriya dufite ubuyobozi butureberera ushaka kubwira ngo iki kintu ntabwo ari cyo iyo rero babikubwiye ni uko baba gukunda kandi kuko baradushyigikira ngira ngo na minister mu bitaramo bya Yago twese Yago turamukunda n'umusore mwiza ufite impano ariko ikintu navuga yesaba umuntu ashaka kuguhemukira umuntu ashaka kukubeshyera ariko tujye mu ijambo ry'Imana Yosefu byamubaye siyo wa mbere buri Imana yagiye duhingero ariko ntago yigeze yihorera buriya mu kwihorera ushobora kuba ushaka kwihorera ariko uhagukangiza byinshi uko n'amateka experience dufite mu gihugu cyacu ibaze iyo genocide yakorewe abatutsi y'abantu bihorera uyu munsi tuba turi yego abantu baraguye mu kiye cy'abantu barakugize ariko se ufite ubuyobozi bwiza bugukunda erekana ikibazo ariko ntajyeho kuvuga ngo urihorera kuko iyo wihoreye ushaka we kubikora nabi kurusha so kandi abishimira yuko yanasabye n'imbabazi noneho afite amahirwe afite ari ubuyobozi bufite twabonye minister twabonye RIB hano se bavuga bati ibintu mureke ibi bintu bimeze gutya ibintu bikurura amacakubiri ibintu bikurura inzangano ntacyo byatumariye hamwe no kurakara ariko ufite abantu barakumva ufite amahirwe yo gutwitinga minister akosha abantu muri iki gihe agasubiza ayo mahirwe koko ya ahubwo noneho Yago TV show dukunda ya ni gute hajyaho ibintu noneho turahari byubaka Imana yo kuduha umurima ngo ujye mu bifu kuko bifu ibyara inzangano guhangana sabe ahantu ari niba unyumva rwa rubukira nta byacitse ariko hanze hari abagore bamumereye nabi cyane gute nyine baba bamushinja ibintu byinshi cyane okay ese inzira ni social media Yesu hari ijambo nkunda rivuga ngo ari Yesu cyangwa ari Imana yabigenza ati ese woguye mu ikosa wumva byagenda gute okay umuntu yaguye mu ikosa cyangwa se bimeze gutya kuza kuri social media se niwo muti ahubwo no kuvuga ngo kubera ko izi mbuga nkoranyambaga umuntu wese ashaka gutwika iyo ugeze Imana ukabona icyasha kuri mugenzi wawe ushaka kugira ngo hit yabonetse ya ikintu kirimo amafaranga mana yanjye ntago cyoroshye nituzaho tuzakura rubine ngo umuntu azimiye umuriro watse ariko hamwe n'indaga gaciro ureba ikintu uri gukora uvuga ngo iki kintu ni okay niba uri kugaragaza igisubizo ese uri kugikora neza niba ushaka kuvuga niba ufite telefone yanjye nkaba nakoze ikoze kuki utaza ngo umbwire ukaza kubishyira ku mbuga nkoranyambaga ngo iyo wabishyize ku mbuga nkoranyambaga ukajya kuntuma ku bantu kuri YouTube ni ukuvuga ngo intention na amafaranga mwana nta rukundo rurimo ni views abo bavandimwe mana turashaka dukundane dufashanye dore ibintu bimeze neza turaryoshye twasengeye igihugu cyacu Imana iduha amahoro iduha umutekano iduha ubuyobozi butwitaho budushyigikiye reka twe kubakoza isoni mu kwangana mu guhangana umva dufite byiza byinshi twakora kandi n'abana baturi inyuma tubaho urugero rwiza kuko turi bakuru ejo umwana atazavuga ati iyo umuntu yanganye ahitinga abana arabona amafaranga reka gerageza kuba wacagura uvuga uti reka dukundane amakosa abaye nta byacitse ahubwo turayakosora gute kugira ngo iyi industry yacu yo kuba mu burozi ahubwo habemo gushyigikirana sinayago sinayasabe gusa n'abahanzi hari umuhanzi abahanzi bari kuzamuka gikora ukabona umuntu akoze indirimbo irakunzwe ugasanga abantu bamukrititse ibintu bibi gusa kandi ari umunyarwanda mu gihe mu bindi bihugu habaho showbiz ariko bo usanga tubigireho kuvuga ngo umuhanzi wacu turamwubaka ahubwo usanga ya maprank n'iki byose nibibinjiriza ariko ntago bigira ahantu umuntu ashaka kuza akinjirira umuntu akajya mu muryango we akajya gutuka ababyeyi akazana abana oya twigira ibyiza ku bandi bituma tubaka kandi tumenye ko abanyarwanda turi umwihariko dufite indangagaciro zacu ntago ibiri hanze byose tuzagenda ngo tubizane uko tumire bunguri oya hari ubuyobozi bugomba kutubwira ngo stop ibi ntago ari byo kandi tukaba murongo wo kumva no kumvira yego hanyuma hanze y'umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana Tonzi ni muntu ki ni muntu ki ni umudamu biravuga ko Kigali wayimaze ibibanza amazu amabotike amasupermarket amataxi vatiri imiziki ni wo kodesha ibyuma amabafre ya danje yose ni muri Alpha Entertainment umva Imana ibishimirwe bimeze bite ntago nabyanga komeza wature komeza umva bingirirweho za UPI zose ya Tonzi byarantunguye gusanga uri inshuti y'umuryango wanje ahubwo nawe warantunguye buriya watwinjiye mute abantu benshi bajya babwira ati fata ku mavuta buriya ira famille wayigezemo gute
ba muri famille yo kuramya no guhimbaza Imana Tonzi ariko rero nawe uri umuramyi uri umuhamya mwiza wo kubihamya rwose abantu ku mihanda bambona nk'umuntu uri biri hanze aho yaba watwitse fata bura nanjye narasetse navuga uri kumwe na muzehe gute se ahubwo bite byawe urashaka iki wacu ntanga warahatashye yamboneye gusuza madamu wawe mama fata ya washatse ahantu heza cyane kandi nawe rega buryo uri mwiza cyane ufite impano fata mama fata ajya bimbwira akambwira ati nibwo bwa mbere nabonye umuntu witwa ingagi akaba mwiza ariko fata uzi ko buriya n'ijwi ryawe burya ryakora counseling buriya ushaka kuganiriza umuntu ni ukuri niyo uvuga wumva ufite ijwi ufite ntuza nziza cyane ushaka kuganiriza umuntu ukamugira inama kandi agahinduka uri umuvuga butumwa cyane nanjye ambwira abantu ko nshaka kuzasaza ndi umupasiteri babwira ngo Mana yaje kugura ukundi Imana yakunze abari mwisi cyane oya wibishyira muri rap Ayi batonzi muri famille rero kwa muzehe dufite ubukwe bwabereye muri Leta z'Ubumwe za Amerika umuhungu we witwa Noah yarashingiwe n'umunyamerika ndakaye karirimbo k'ubukwe twabaririmbira abantu tuziranye bakamenya ko twifatanyije nabo muri ibyo bihe byiza barimo kuri album yanjye ngira indirimbo ya 8 ari indirimbo yitwa ubukwe nayo batuye bajye no kuri channel yanjye Tonzi bayirebe hari ahantu havuga ngo neza mu rugo ni yiza n'ibyishimo ineza mu rugo niza n'ibyishimo Tonzi nabaye bahanzi muri inshuti uvuga ati ngewe ndi proud yo kuba ndi inshuti na kanaka ngendeye kuri ABCD nabaye bahanzi muri inshuti muri rusange muri industry yacu muri rusange ko ari benshi ni benshi cyane ni benshi shani inshuti y'abahanzi benshi cyane sinavuga ndi nkareka ndi kiretse umbwiye ngo bamwe sibwo shani benshi hafi ya bose niriye bangasa kandi bahanze usanga bangana batagendana batavugana bahurira kuri stage cyangwa muri press conference mva ndi inshuti y'abahanzi ndi inshuti mbona uko mbere yo kuba umuhanzi uri umuntu uri kiremwa muntu nkanjye kandi umuntu wese nyine yemera ko hari ikizimana baramushyizemo nkeneye kandi nawe akeneye kuri njyewe rero kuba inshuti kuba umuntu uri hambo uciringa nkunda gusabana ari iyo twahuriye mu bikorwa bitandukanye mva tuba duseka tuba twishimye cyane inshuti y'abahanzi ari abatoya ari abakuze bingwa neza nikundira kuntu ufite amaterime nyine n'ubundi y'imihanda uciringa kudutamo biba bigoranye cyane ubundi kubona abahanzi bakora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana bari gukoresha amaterime nka yacu ku muhanda kapo yawe na Alpha ni kapo nziza ariko naguhaye urugero rwa kapo yindi ya Knowless Butera na Clement hari ukuntu izo famille ebyiri zaba ziri connected cyane rwose ni inshuti n'abavandimwe abantu bacu biga hamwe turahura kenshi ni couple nziza ni inshuti zacu ubwo ni inspiration imwe ubwo nawe uratunze uroroye buriya ufite inka nk'igihumbi nawe ejo bundi nabonye Knowless n'umugabo we baragiye gufata inka His Excellency yabahaye nziza cyane mu famu yawe wowe bimeze bite ni byiza umukamo uri kuboneka cyane umukamo tumeze neza nta munyarwanda utanywa amata oya kuri wowe bivuga ko uri umwe mu bantu bafite inka nyinshi pe nukuri ndabishimira nuko mu kinyarwanda nta muntu usaba inka barabanga inka iva mu nkanka ariko reka nkubwire ariko fatare nukuri tujye tuvuga ibintu tunashima Imana buriya hari ukuntu urebye ahantu ubuhanzi bwaturutse n'umuhanzi burangiye biriya bintu nabibonye nk'ubuhanuzi ni ikintu kiza kubona nka His Excellence ashobora gufata abahanzi b'abantu bitwaga ko nta kintu urabona iyo uvuze ngo iyo wavugaga ngo ndi umuhanzi banavuga ngo ubuhanzi ni iki kintu ukora donc ubuhanzi abantu bakumva ariko ni umuhanzi ashaka kujya ahantu hose mu nzego za leta abahanzi bari imbere abahanzi barubashywe kugeza aho perezida afata abahanzi akabagabira kiriya ku muhanzi wese w'umunyarwanda akwiye kukibona nk'ikintu nk'ubuzima reka tuvuge ngo ni prosperity ni ubutunzi ni nk'umubyeyi ku blessing umwana mu yandi magambo we are blessed
Wow. kuko umubyeyi wacu mukuru ni nko kuvuga ngo bana banjye mugende mutunge mworore mugabirane mbese I'm proud of you, ndababona ndabazi. Ni ikintu cyiza cyane cy'agaciro kandi tumushimira nk'umubyeyi ko ngira ngo His Excellency ari mu bantu batumye abahanzi bahabwa agaciro. Niwe watangiye kudutwara hanze mu mahanga muri za Rwanda Day akagira gutya. Ngewe buriya njya mu mahanga bwa mbere nahagiye muri 2003 ari igihugu kinyohereje muri FESPAM. Wow. Yes. Kandi mu muhamagaro na hehe ntago narenze Kanombe. Nabaga ndi mu ntara mu dusantere gose. Ariko muri 2003 mu bahanzi 10 batoranijwe nari twara abakobwa bake icyo gihe. Ndabyuka ko najyanye n'itwa Rosette n'abandi bagabo 8 tujya muri FESPAM, baduha passport, baduha $1,000. Niho natangiye kwiga kaminuza ndishye. $2,003 kujya mu ndege. Mana yanjye uvuga ngo uri muri delegation y'igihugu ugahura na president w'igihugu mu mahanga kakabakira mukagira yadini ubonamo bano bantu twakuze twumva basasungwe president Sasungwe sakabakira baza ozo batwumvaga za ansiye kombata muri kumwe kuri stage ba Sunduru bano bahanzi bose ukabona muri delegation imwe. Ni ibintu nk'umwana wari ukiri nk'umukobwa wari ukiri muto ku myaka 22-23. Nubwo byanzaniye challenge ikomeye mu myumvire mu idini ryanjye nduru ziravuga, ariko bikwereka ko ubuhanzi ni ikintu gikomeye. Hahandi abantu bakwiye guhumuka tukabona ko amahirwe abahari mu gihe cyose ukoresha impano yawe neza, Imana ibasha gufungura umuryango. Rero His Excellency turamushimira cyane ko icyo kintu ni itafari rikomeye byagiye bituma n'abahanzi none batangira gutekereza mu buryo bwo gukora umwuga. N'icyo kintu cy'ikimwaro kituriho, iyo umuyobozi se yakwemeye, iyo Imana yakwemeye, ninde wundi utakwemera. Wow. Yes. Hanyuma tuzi ko za office ari z'ama institution manini za company nini cyane. Ariko iyo ugiye mu bihugu byateye imbere muri creative industry usanga umuhanzi ubwo afite office. Yes. Ku buryo ashobora kukubwira ati ngiye kubanyeneye ku bantu banshaka mfite office hano nana. Aka kanya umuntu ukeneye tonzi none office iri hehe, ibikorwa bindi nyine nibi. Mfite office Kabeza aturi n'umuturanyi wanjye. Ahubwo uzansure cyane. Uzansure kabisa fata muze nkwereke office yanjye. Iri physical nk'umuhanzi. Ikindi unanshaka noneho ari uri mu mahanga na hehe ku mbuga nkoranyambaga ndahari Tonzi official, hariho link, hariho ikintu cyose contact ku buryo wifuza ari ibikorwa by'umuziki, ari ibikorwa by'akazi mbamari. Wow. Tonzi turi kugenda tugera ku musozo w'ikiganiro. Hari ikintu waje wateguye kutangaza ukaba wumva nabigendeye kure? Nigire muri basabe bayago His Excellency nagiye nguza nabambonyi, nagiye nguza n'utuntu twinshi cyane. Ariko wenda muri agenda yawe hari gahunda wari ufite muri kino kiganiro uvuga ati ibi ngibi ndabibasigira? Urakoze, biba ari byinshi kuko ibyubaka biba ari byinshi. Ariko ikintu cyambere naje mfite amatsiko yo kureba fata ingwe ngaje nkuru mu murwa kureba fata ku mavuta clips. Wanyereje ahantu ukorera ni heza cyane, courage cyane. Ikindi ni ukwinspira abana b'abakobwa. Abana b'abakobwa cyane ni ahantu bindi ku mutima cyane, mwe gucirwa intege n'ibintu bibavugwaho n'ibintu bitari ngombwa. Muze twishyire hamwe. Turahari abamama, turahari abakuru banyu, challenges muhura nazo, harabo tuganira ku giti cyanjye nsengera, tuganira babitoroshye pe. Ibyo bigare nubona uje mwirinde ibigare. Ibigare ni ikintu, ni strategy Satani akoresha. Hari nabo twagiye tuganiraho abana bagiye baza bafite talent, ari ugasanga ibigare. Niba uri mu kigare ubona kitajyanye n'inzozi zawe n'umuhamagaro wawe, hitamo neza. Gira amahitamo meza abana b'abakobwa. Buri ubuzima bw'umukobwa ntabwo ari nk'ubw'umwana w'umuhungu. Buri ingaruka ziba ku mukobwa si kimwe n'iz'umuhungu. Kuko buriya navuga ngo ubuzima bw'umukobwa urona robine, iyo ufunguye amazi ntabwo wakongera ukayayora. Abakobwa rero muraba agaciro cyane, ubwiza bwanyu, impano zanyu muzifuhire. Abakobwa ni robine, iyo amenetse ntabwo wakongera kuyayora. Rero abantu be kuza ngo ahite afungura robine yawe, kuko iyo amaze kuyifungura ntago kagaciro kayo kwakwumva. Ariko nk'ahantu boganishije kwa General Yesu toka
amazi muyandi reka nsomeho abakobwa muraba agaciro mufite amahirwe menshi mutinyuke impano zanyu tuzibona ari nyinshi kandi challenges muhura nazo muri industry muzivuge hari ubuyobozi ubu ngubu dufite inzego zubakitse dufite federasiyo y'umuziki dufite ama union ushaka kubarizwa mu mwe kuba mwenyine mwe kwigunga muze mu buyobozi dufite Rwanda Art Council dufite ministeri dufite mu nshingano izo challenges muzitugezeho kugira ngo impano zanyu yo kugira umuntu uza ngo abakure mu hamagaro nge n'abana b'abakobwa cyane kandi musenge miragize Imana mugendere mu ndagagaciro ariko ku isoko ry'umurimo turashaka kubabona muri sinema mu buhanzi mu bintu bitandukanye kandi urabona ko barahari pe ariko izo challenges mutinyuke muzivuge ariko muzivugira hakwiriye kugira ngo mubashe kuzamuka kuko dufite amahirwe menshi creative industry irimo amafaranga irimo ubushobozi ariko mu gihe wahisemo neza amahitamo yanyu aba meza muhitamo aho mugendana muhitamo aho mujya ibintu byose bigiye kuza ngo tubone umwana w'umukobwa azamutse ariko ujye kubona ubone ya deviye kubera wenda yagiye mu bigare kandi n'abandi bahanzi muri rusange mwe gucika intege industry yacu ntabwo yoroshye bisaba guhatana uretse ko na business yari yose no guhatana byose no guhatana utonze ko numva wava mu mujyanama mwiza harabura iki ngo nawe uduhe podcast mu bihugu byateye imbere usanga abavuga rikijyana cyangwa se abahanzi abastar public figure abafite platform avugiraho ubutumwa nk'ubwo ngubwo wabuteganya kuzadutamo podcast ahubwo urahishuriwe uri umuhanuzi ureretswe vuba cyane hari byiza ndiko ubateganyiriza ko urabizi ko twaranakoranye ahantu hamwe itangazamakuru ndarikunda uretse inshingano zigenda ziba nyinshi umuntu akaba ari muri byinshi ariko this time nsetinze neza kabisa vuba cyane ndabatamo kabisa podcast so ubwo ngubwo rero abo duhuje umwuga tonzi nimubona yadutayemo hazaba hahiye kubera ko guturuka muri Alpha Entertainment ni wabo w'amakamera ni wabo wa sound ni wabo w'amatara umuteguro w'ahatari ubwo ngubwo amatsiko ni menshi cyane aho hantu twakoranye na tonzi ni kuri CFM Contact FM cyane sabe ndashima Robert n'umuyobozi wa Contact FM n'umwe mu bantu bageretse itafari ikomeye cyane ku izina afata ku mavuta yo ntamugira sinzi ko nge ntago nize itangazamakuru tonzi nize comptabilité nize kubara ntashire none nsigaye mvuga ntashire Atozi tugeze ku musozo w'ikiganiro abari badukurikiye nifata ku mavuta clips mbibutsa ko turi kumwe na Golden K Technology nawe ushaka kwamamaza hano nomero ngiyo kuri screen urayibona ushaka kudutera inkunga nomero ngiyo kuri screen urayibona hanyuma muri Golden K Technology kano kanya bari gukora pre-order iPhone 16 mwupdating guys bakorera mu mujyi hari mu nyubako yo kwamakoza muri ground floor tubona icyapa kinini cyane cyanditseho Golden K Technology tonzi twatangiye turirimba ariko nanone tugomba gushyiraho nakandi kantu gatuma nanone dusoza fata ntago nasoza ntabanje kugushimira kandi nkubwira ngo courage kabisa kwitafari washyize muri industry uri umuntu wahatubereye tugasora indirimbo ukahaba kuri radio ku mateleviziyo ama comment mbese kivuga uragishyushya urakivurugwa mbese urahaba pe na ni podcast ni nziza cyane harimo ingagi nziza mvugira gutyo ukabona umva ihetse umwana nayo ariko uruhande rwaho hari na Tiger Tiger agiye kudutamo ngo hiti kwa gatanu okay ikindi sinareka kubabwira ngo muri imyaka 30 twibohoye kuri iki cyumweru tuzaturi muri stade Amahoro Rwanda shima Imana ngira ngo mwabonye indirimbo yitwa Turaje aho abaramyi bo muri gospel bose abantu bakora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana bari ku cyumweru kubera satani Mbonyi Eme Gabi Krizo Prosper Christian Mana we Irene twese turi hamwe nk'abaramyi umva turarenga 100 stage za umva turi kurepeta ibintu ni byiza ku cyumweru muzaze kare mwambariye uhoraho umva tubwira Imana ngo warakoze kuduha igihugu cyiza warakoze kuduha umuyobozi mwiza warakoze ku mutekano warakoze ku iterambere ibi byose ntago twabigeraho tudafite ubuyobozi bwiza byose ntitwabigeraho tudafite umutekano byose ntitwabigeraho tudashyize hamwe nk'abanyarwanda muzaze rero reba stade Amahoro Imana yaduhaye mbega stade we umva muze tuyigemo tuyisirimbemo tubwire Imana ngo warakoze tuje gushima ku itariki 29
muri stade Amahoro guhera saa 5 imiryango izaba ifunguye, umugoroba wose tuzaba turi hamwe turamya Imana tuyihimbaza. Hanyuma hari n'indirimbo twasohoye mwaje kwireba kuri YouTube channel yanjye ndetse n'izindi z'abaramyi yitwa Turaje Rwanda Shima Imana. Hanyuma n'indirimbo nshyashya nabasoreye yitwa Mukiza, abatarayireba mwayireba kuri YouTube channel yanjye Tonzi Official. Ibindi Imana duhana umugisha fata, hari birenze byose unsurizemo amafata, nsuriza abana no kuri Imana ikomeze bazamuri ibahe ibiceri, umva ibahe ibintu byose hejuru byose. Tonzi wari wambaye neza, by the way umwe mu bantu kuri outfit narayamanitse. Murakoze cyane cyane outfit wari wambaye ubwo waronshingaga album yawe ya 9. Buriya rero ndumufashionist pink irarenze mana mbikura kuri mama ya nanashimira na Mateo ari gukora neza cyane. Mateo kabisa design umva dukora ama event ubonye nejo bundi kwa Silva nagomba kuba mpari Imana we, ariko Mateo ni umuntu kabisa dufite muri industry ushoboye kabisa kuri fashion. Inzego zose zizamuka ko buriya umuhanzi akenera umufashionist, akenera ibintu byose artist byose. Wow. Wowe rero ari makeup artist wawe ni sawa cyane, kuri outfit ni sawa cyane, umuntu gukorera inzara ni sawa cyane, amabiju none uhagaze yo no umva umuziki umva mpaka wasubije neza Tonzi mu byukuri. Can't wait ku munsi uzagaruka cyangwa se ku munsi uzaba nawe wafunguye podcast yawe kanumira tukaganira cyane vuba, kandi hari ibindi bintu byiza ndi kubategurira nzagaruka kubibabwira. Wow, Imana ikurinde rero mu muhanda. Nago nakubwira ngo nta gutwara abanyoye kubera ko nubundi bisindisha ntago urebaho, ariko nanone urumva hari gihe utwara neza mugenzi wawe wagatwara nabi. Niyo mpamvu ugiye kukubwira ngo Imana ikurinde kuri gahunda zawe zose, numugisha kubana nawe, ariko nanone ntago nakurekura Tonzi udasengeye iyi podcast pe. Nkoze ibiganiro 9 nari narabuze umuntu wo kuramya no guhimbaza Imana uzandamburaho ibiganza, iyi podcast akayisengera akayisiga amavuta. Amen. Reka ngusengere ni podcast ariko nguturaza buriya 23 bivuga ngo Uwiteka ni umwungeri wawe, uzagira ikiza ukena. Amen. Imana izakubere byose, izakujyane mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, izaza n'abatumirwa bameze neza. Ibiganiro bizakorerwa kuri podcast bizubake societe nyarwanda. Mana turagushimye kubwafata ku mavuta, turagushimira kubwi podcast, turagushimira kubwa team yose. Mana turagushimira ku gihugu cyacu, turagushimira kubw'amahirwe yose. Mwami Mana turakwereka kugira ngo ifata ku mavuta Clips izatera imbere, izakomeze kubaka abanyarwanda, kandi Mwami Imana mu buryo bw'ifatikanaho. Mwami Imana ukomeze umuzamure Mana, kuko iyo ubatse umunyarwanda uba wubatse igihugu. Mwami Imana reka mu mpano afite zibashe gukomeza kudufasha ndetse no gufasha abandi. Mwami Imana turakwereka umuryango we, urinde amafata abana be, timu bakorana. Mwami Imana ukomeze kumuha Mwami Imana gukora ibyubaka, kandi Mwami Imana ubwo azakomeza gutumbagira tubona ava mu bwiza ajya mu bundi tuzashira izina ryawe. Icyubahiro n'ikuzo bibi byawe mu izina rya Yesu, kandi umuntu wese uzicara hano Mwami Imana uzamuhe gukora ibiguhesha icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Ndagushimiye cyane Tonzi, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane kudusabira umugisha. Murakoze namwe mwese mwari mwadukurikiye amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, mu mujyi wa Kigali, East Africa yose, Burundi. Tonzi afite abafana benshi, Tanzania ho nahita nkiwe mu rugo yahakora ibitaramo byinshi, Burundi, muri Europe, Asia na Oceania, Amerika. Iyi ni Fata ku Mavuta Clips, ikazi wabo ibitekerezo bidakora iby'abandi. Reka tuzasubira ubutaha, mukomeze mugire ibihe byiza.